Bahaye ikaze mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV. Ni Sisi ugarutse mu kiganiro Life Care. Tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Nk'uko mubibona rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa wacu wambaye neza, Merci. urasa neza cyane. Merci. Nuko mbona nawe wagira ngo wari uzi ko ndi buze nambaye. Sha wumva twajyanishije kubera Imana kabisa. Bitunguranye. Bitunguranye. Wabona ukunda ku kabara ka Ya, oranje. kakabara ndagakunda cyane. Njyewe rero okay, nkunda utubara dupika yego, ariko cyane cyane nkunda hot pink. Ni kara yanjye. Mbese iyi ngiyi iri ku nzara zanjye. Rero watangira wibwira abakunzi bacu, ni karibu. Njyewe banyita Zahara. Nishimiye kubana namwe hano ku Ikamba Blooms TV. Murakoze. Zahara ni karibu wisange. Ako se hagati aho bite ko mbona ufite agapupe. Aka gapupe. Nkunda abana nyine n'agapupe. Umwana yampaye agapupe ambwira ko katagomba kuva mu kiganiro cye. Iyi ni promesse nahaye Tona. Umva niyo yagiye kwa gramere nohereza muti kakagarura pe. Kakazana kuko yajyanga kurya. Niyo mpamvu yambwiye ati tantine agapupe kanjye nako gashyira mu kiganiro. Ubwo rero nyine ibyo wamwemereye Nabikoze, nashatse no kugapfuka aramwira ngo ninkagaragaze. Abakunzi bacu rero hari ibibazo bagiye bambaza bitandukanye, biba ngombwa ko nzajya nitabaza abantu bafite experience kundusha, abantu bafite ubundi bumenyi. Yego nanjye hari ibyo ngiye nzi, ariko hari igihe uvuga ati kabisa iki kibazo hari umuntu ufite ubunararibonye, hari umuntu ufite ibintu byinshi abiziho kurusha uko wenda njyewe naba mbizi. Rero hari abantu bagira amahirwe, urabizi ko urubyaro rutangwa n'Uwiteka, bagashaka cyangwa se bagatwita mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga ntafite amakuru ku bijyanye no gutwita, ugasanga buri muntu aramubwira ibye, undi aramubwira ibye, mbese ugasanga abaye confused, akayoberwa icyo afata, akayoberwa icyo areka, ntamenye ibise, ntamenye mbese ugasanga ni ibibazo bigoranye cyane. Ese icyo kibazo hari ikintu waba ukiziho cyangwa hari igitekerezo gifiteho? Ndakizi icyo kintu. Bimeze bite? Byaba byarakubayeho cyangwa si rimwe si kabiri si gatatu? Uravuze ngo ni inshuro nyinshi. Ikijyanye no gutwita kimbaze, ikijyanye no kubyara kimbaze, ikijyanye n'igise kimbaze. Kuko ndi mu bantu bariwe n'igise. Igise kirakurya, ukigaragura, ukabura uwo uhamagara. Niyo wamuhamagara ukumva ntari kukwitaho uko ubishaka. Urabeshya. Noneho inda ya mbere. Ubundi iyo umuntu agisama, urabanza ukagorwa. Bwa mbere uba wumva ari ibintu bisanzwe. Ugatwita ukumva ufite isese, mukumva ni ibintu bisanzwe, ukumva ushatse kuruka ukumva ni ibintu bisanzwe. Urumva uko inda igenda ikura ugenda uhindura ibimenyetso. Wagera mu mezi 4, iyo uri umuntu utazagira icyo uhindukaho, uhita ubibona ntabwo uhinduka. Hari umuntu inda ifata kuva ikinjira akarwara, akaruka, buri kimwe cyose akaruka, imbaraga zikaba nkeya, ariko byibuze yagera mu mezi 4 ibyo bintu bigashira. Ariko se kuko ngo buriya nibyo ngo iyo baguteye inda ngo uhita ubimenya, akavuga ati kabisa noneho iyi ngiyi igiyemo. Ako kanya mu gikorwa se? Ngo mwakoze amuru. Njye mbyiga mu ishuri bambwiye ko hari igihe ubibona, ariko ubyumva nyuma y'igihe gito. Nko mu cyumweru kimwe. Ariko hari n'igihe ubibona ukavuga ati ibi ntabwo byari bisanzwe. Ukavuga uti wana byanga bikunda irinjiye. Ahangaha turemye umuntu. Ibaze none se mbwira, nko gutwita umwana wa mbere, hari ukuntu bajya bavuga ngo abana b'abakobwa, ngo abana b'abahungu, ngo ni ibintu bitandukanye. Sinzi. Sisi. Genza abana b'abakobwa. Wenda hari undi uzakubwira b'abahungu. Ndakubwira niba nta kintu biziho. Abana b'abakobwa bari bumbaza kuko njye ndabazi. Mbwira rero. Inda ya mbere yarandiye,
uriya inda niyo yakurya isaha imwe cyangwa iminota 30, ariko ikakurya nyakukurya iba yaguhamije, kuko nshuti yanjye inda iraryana. hari abantu inda zitajya zirya. abo sindimo wese abana bawe bose wabyaye zagiye zikurya kimwe ntabwo ari kimwe. hari uwakuriye umwanya munini, hari uwakuriye amasaha makeya, ariko uwa mbere yandiye amasaha menshi. Kuko inda yarandiye. Naho gusa iya mbere hari ukuntu inda ya mbere hari ukuntu ikurya uvuga ngo wenda ngo biri bwiyongere, ko bambwiye ngo inda iraryana cyane, ko umuntu iyo akiri umukobwa amakuru aba afite nayo uko inda iryana cyane cyane cyane. noneho uko ikurya ukavuga uti biri bwiyongere, noneho hari aho byageze imisimana n'ibirenga hano sindi bupfe. oya utararengaho nagiye kwa muganga urumva. noneho urabona iyo umutwite kwa kundi mwagiye kureba umujenekologe, hari ukuntu muba muganira buri mama avuga ibye, ariko ubwo nari ngiye kubyara umwana wa mbere kwa kundi uba ukijya ku marandevu, buri mudamu aba avuga experience ye, umwe akaza akavuga ibye ati ngenda yarandiye, undi ati nge byagenze gutya. sha tuza kuhasigara turi babiri, mana yanjye sinzabikumbura. bagutera ubwoba. noneho hari ukuntu ahantu twari turi hari hegereye ahantu ababyeyi bari kubyarira, bari kujya basakuza nkavuga mana biriya bintu bizambaho. noneho umumama ndamubwira mana we nibyo bintu ko numva biteye ubwoba, ahita ambwira sha ati nubwo mbere ugiye kubyara, ndavuga ati cecekere, ati ntakubeshye hari amasegonda upfa. Yesu Kristo ntabwo yakubeshye ngo iyo ugiye kubyara ngo buriya ngo iyo uri kubyara ngo hari amasegonda upfa byanze bikunda. byanga bikunda hari amasegonda uba wumva neza warangiye. none si iyo upfuye urabyumva. njyewe ukuntu yabimbwiye, yambwiye ati urapfa hari amasegonda upfa. ko njyewe igitanda cyankubise hano, kwa kundi uba wigira ko ntabwo uba wicaye hamwe. igitanda cyarankubise ntabwo nigeze mbyumva, ahubwo nyuma nibwo nibajije ngo iki gitanda iyi nkovu nayikuye, mpita nibuka ko ari igitanda cyankubise maze kubyara. none ni ukuvuga ngo birakubabaza kurusha ni ikinya mu bindi. ni ububabare ugira buruta ikindi kintu cyose cyaza ku buryo ikintu cyose cyaza kikagukora ku mubiri kigukomerekeje udashobora kubyumva. kugira ngo wumve ubwo bubabare, kwa kundi bavuga kongera, muganga arakongera ntubyumva, kandi ntabwo akongera yaguteye ikinya. noneho iyo akongera iyo agiye kongera ntabwo atera ikinya. nese abana bose wabyaye wabyaye neza cyangwa harimo? niko nabyaye neza. nta kukubaga byabaye? wagiriye umugisha. njya numva ngo C-section irababaza cyane, ngo byibuze buriya kubyara ngo ubabara uri gusunika, uri muri push, byibuze ukabona umwana gusunika bikaba birarangiye. oya nanone ariko kukubaga ubona umwana ariko ugasigara urwana n'inkovu. ntabwo ndabagwaho ubwo buribwa, ariko nk'abantu byabayeho wenda. yego ubona we amara igihe ababara. wowe wabyaye neza ntabwo umara igihe ubabara, kuko nawe urababara. ubabara uri kubyara, ariko nyuma iyo ubonye umwana, iyo uri mu gikorwa cyo gusunika umwana, ibyo bita guhera umwana, ntabwo ubabara, uba wumva ari uburyohe. oya guhera umwana inda irakurya. noneho iyo ugeze igihe cyo kubyara neza, umwana agiye kuza, uratangira ukumva hari akantu kajemo, ukumva urashaka gusunika, ugasunika ukumva urashaka nko gukora kaka. noneho warangiza ukajya ukumva umwana araje, icyo gise kiryoha kubi. ego ko wibinyibutsa njyewe igise cyaraje baravuga ngo push nasunitse mungu wangu, mpita numva namara n'ibifu byose aho wari nasigaye mu nda nyine numva ndavuga mana we. aho warababaye nk'uko wababaye mbere y'uko. ntabwo navuga ngo narababaye njyewe, ubundi mana yanjye gutwita nyine, gutwita inda ikigera mu nda nibyo bintu ntazakumbura, nibyo bintu ntabwo njya. uravuze ngo ntabwo uzarenza bufite? oya nzabarenza, ni Imana ibatanga mana yanjye. kandi n'abatarababona ni ukuri baduteze amatwi, turabasabira ku Mana kugira ngo izabibahe, izabaho uwo munezero. kandi
ibikore vuba kuko n'Imana ishoboye byose. Ariko amen. urumva njye iyo nyine nkisama indi ngwa nabi, noneho nabaga nzi ko kera nyine mvuga nintwita nzagenda ndya utuboroshete, ndya udusoso, udupome, numva ari ibintu umuntu yigirisha ntazi koko ngo guhurwa, ngo gutwariza n'iki. Rero njyewe ntago ntwariza. Ariko nanone muri ya periyode ya mbere ibanza hari nk'ibintu binukira, wenda nk'umugati uba ufite impumuro ntarumvaho, igitunguru bakaranze, inyama, ibyo bintu mba numva. Cyangwa ibishyimbo bimaze gutogota. Njyewe nk'ibyo by'ibishyimbo ubwo nyine nawe uraza kutubwira ibyawe, ariko njyewe umugati hahandi simba nzi iyo oderi ntabwo ndayumvaho, njya ngerageza no kuyikurura bikanga. Ariko periyode ya mbere y'irangiye y'amezi 3, urumva muri ayo mezi mba narabihiwe, ibintu byose bibishye ku isi no mu ijuru, mbanduka umugani wa Etani wansereza wa mama ngo urumva ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu binyoroheye. Ariko ayo mezi yarangiye nanone ntabwo ibintu biba bikinukira, ariko nanone nta kintu mba nshaka. Ni ukuvuga ngo njya kuko mbonye undi muntu ariye, niriwe nk'ahantu ndi njyenyine bwakira ntanariye, mbese niba mba mfite ikiziba akanwa ntabwo ibyo bintu ndabimenya, ku buryo njya kubyara mvuga mana yanjye ubu nzarya nk'iki, numve nagishakaga, uragishaka, urahaze, numve ndahaze, numve nyine ufirinze kurya. Ni ukuvuga ngo mba nshonje, banza ni nayo mpamvu mbyara abana batoya, ni nk'aho baba batarariye. Simba narahuzwe wenda ngo mvuge ngo nyuze ku bintu biranukiye ngo simbishaka, ariko nanone nkashaka nk'akantu ndarikira, nkagashakisha mu mutwe nkakabura burundu. Ubwo rero urumva nyine biba bitandukanye, wowe sinzi, ariko ntabwo byoroshye. Njyewe nagiriye ubuntu, ibintu byo kuruka ntwite simbizi, ibiryo nyine ndabirya, nkarya, nkahaga, nyine namara guhaga nkumva nshatse kungeza akantu, ariko nta na rimwe biragaruka. Nta na rimwe biragaruka. Uri umunyamahirwe kuko njye biragaruka nta n'ibirimo. Iyo bigarutse ku nda ya 3, ndabyibuka ku nda ya 3 nagiye gusura mama dogo, sinari mbizi ko ntwite, nari mfite nk'inda y'icyumweru cyangwa 2. Ndagenda ndamusura, amaze kumusura antekera agatoki, narakariye agatoki, nahise ngira iseseme, ariko nikagarutse mpita nikanga ndaceceka sinabimubwira, ni karabaye tu. Naratashye ndihangana, icyumweru kirashira, 2 birashira, mpita njya kwa muganga, tayari nsanga karabaye. Ariko ubwo ntabwo ngewe nduka, nta nubwo nta n'ikibazo ngira, ndarya. Noneho iyo ngeze mu mezi 4, noneho nibwo ntangira kumva ibiryo mbishatse, nkumva nshatse ikintu cyari cyo cyose, nkubwiye wenda habamo nk'ikintu kimwe mba narariye cyane, wenda mu mezi yo hasi, icyo cyo ndagihurwa. Hari igihe nigeze guhurwa inyama agahinda karanyica. Nabitewe n'iki? Naragupimiye ntwariza icyitwa boroshete mu mezi 3 ya mbere, boroshete nkajya nzirya, mba numva nshaka boroshete, naca ahantu hari boroshete nkumva nkumva akuka. Birangije nkahita ninjirayo, iyo ninjiyeyo naryaga izitari munsi y'3. Ukwezi kwa 2, 3, 4, kireka igihe ukwezi kwa 4 kwa kundi umuntu ariramo murwa icyitwa inyama, nongeye kurya inyama ari uko mbyaye, ariko agahinda nari mfite. Naba nawe wazisubiye, uziko njye nazisubiyeho. Umwana wa mbere nagiye kwa mama shawo, amavuta y'inka aranukira byatari. Noneho kuva icyo gihe, ubundi narayakundaga n'iki, kuva icyo gihe ntabwo njya ngira kumva nyashatse, nyariye nta kintu yantwara, uzi nshobora kumva nayashatse. Ibyo bintu biba ku migati. N'iki kindi, n'umureti buriya buri mu bintu ntashobora gushidukira ngo mvuge, kandi kubera iki? Kumva ntawushaka nyine mu gihe nari ntwite, inda ikiri ntoya. Umugati niwo nigeze guhurwa, ku buryo n'ubu sinkunda umugati. Umugati nkurya ari uko wenda nkubonye bibaye ngombwa, ariko ntabwo ari ikintu navuga ngo ngiye
kurya Mm. ngishaka, ntabwo Mm. umugati ari ikintu ndya nshaka. Ko nigeze kuwuhurwa umwana mperutse kubyara nahuzwe umugati. Kuko nari narayiriye, urumva twarayiriye cyane. Umwana se we Ntawurya mu ntago rugo. yakuze, ntago aba awushaka, we Ah, ntawukunda. uwo arawukunda, ntabwo yigeze yanga umugati, nta na gahunda yo kuyanga. Buriya ngo umwana iyo akiri mu nda, mbese akigera mu nda aba atangiye ubuzima, ibyo ukoze aba abyumva, ibyo uvuga aba abyumva, uburyo mwitwara aba abyumva, buri kimwe cyose. Rero hari igihe wakunda umugati nawe akawukunda, cyangwa wawanga ugasanga wenda nawe nawanze ukajya ubijyanisha ubihuza, ariko burya ni ukuri. Ikintu cyo nabonye nk'izo nyama, urabivuze mpita mbyibuka ko adakunda inyama. Niyo ari inyama aratoranya, ntabwo apfa kumuha inyama iyo ari yo yose, aratoranya. Kuko niwe nahuzwe umugati nkurwa n'inyama, nkumva wapi pe, ariko umugati none se ntabwo ubwo gutwita umwana w'umukobwa uba wumva byoroshye, kumubyara biroroha cyangwa? Kumutwita nta gutwita byoroha bibaho. Kuko gutwita ni ugutwita, wenda byoroha iyo utagize bino bintu byo gucika intege, kuruka, mbega ingaruka zo gutwita, kwa kundi ugira ibintu uhurwa, aho niho bishobora kuba bigoye. Ariko inda yose aba ari inda. Ngaho se habe hari izuba uzamuke nk'ahantu. Uvuga kuzamuka winyibutsa. Njye nwite umuhungu. Abahungu ngo baba ari banini mu nda. Njyewe ubanze yari muremure ariko atari munini. Ariko muremure byo ni ihame. Atanabaye muremure yambona. Uzi ko nagiraga nkumva neza simbasha, hari ukuntu nyine ukagenda nkahita numva ndifashe gutya nkifata mu nda, numva nabasha. Niba yaragakubise umugeri, niba yaragakubise iki, niba yaragayinanuye. Noneho nko mu mezi 7 unyibukije ukuntu nkahagarara, ari ukuntu ugenda ukajya ukumva neza neza hasi, ukagira ngo araje, ukavuga uti karabaye, ati ngiye kubyara, noneho ukajya uvuga uti nta mezi 7 ubu yaba namubyaraga, kuko ubu unaniwe, ukavuga uti nubwo yaza atozuye ariko ukamubyara. Umva umuntu araruha, umuntu n'urugendo buriya gutwita ni urugendo rutoroshye, n'umuntu urukinisha si munsi. Nukuri abantu bajye bubaha abamama, bubaha ababyeyi, bubahe n'abana b'abantu, bubahe niba wubahe umuntu. Nubona umwana w'umuntu ujye umuha agaciro nk'uko wagaha umwana wawe. Umwana aravuna. Sindabona ahantu umuntu yagiye agatwita umwana akava kwa muganga, nk'abana batoya baba bazi ngo abana babakura kwa muganga. Uritsamura agahita. Buriya gutwita, kubyara, hari abantu inda itarya, ariko nubwo itamurya iba yaramubangamiye, atwise iba yaramuvunnye mu mezi 5, 6, 7, 8, ariko abamama turakomera, ntabwo byoroshye. Ngiye bingwa nabi, ni nayo mpamvu mboneyeho gushimira abantu bose bamba hafi igihe ntwite. Mana yanjye ndabazirikana, bafite ideni ry'urukundo, kuko muraba agaciro. Ntabwo biba byoroshye, mana yanjye ntabwo biba byoroshye, ariko ndabashimiye cyane cyane. Imana ibaha umugisha. Buriya umuntu ukuba hafi utwite, akakuba hafi ubyara, ni ukuri ari umuntu ukomeye mu buzima bwawe, kuko uwo muntu n'ubundi umuntu ukomeye mu buzima bwawe niwe ukuba hafi, kuko umubyeyi aba avunanye. Noneho hari igihe utwite ukagira umushiha, ugasanga abantu bakuri hafi bose urabashiha, umwana ukamushiha, umukozi ukamushiha, umugabo ukamushiha, n'inshuti zawe. Uba warazamo, hari ntabwo uba wariyakiriye, cyangwa se wumva hari ukuntu uremerewe, cyangwa hari ukuntu wumva turemye bitandukanye. Hari igihe uwo mushiha ari uwo ukurimo wazamutse, uwari usanga mwese wari ugasanga ngo katagaragara. Hari igihe iyo umuntu atwita, none se niba ngiye ntwite ncira numva nta kintu na kimwe, hari abantu batwita kumva nta kintu kwisa kunze, ntabakeneye n'umuvugizi. Uwo muntu ntabakeneye n'umuvugizi, uvuga ngo niwe itsamura avuga ati mvi iruhande, akanakubwira ko umunukira kandi nta kibazo ufite. None se umaze kubyara, hari nk'uko nakomeje mbikubwira, hari abantu baba batazi uburyo bafata abana. Nanjye nabaga mfite ubwoba bwo kubyara agakobwa, nkavuga se Mana nzabasha gukoza, nkumva nyine n'ibintu bikomeye, kubera kumenya kwiyogereza umutipe, nta bintu byinshi, nta masuku menshi, nta birenze ngo uratekereza umwana aragira infection, biragira gute. Nawe ibintu byo koza abana wari usanzwe ubizi, wabimenye ubyaye
cyangwa nabwo watinyaga impinja byari bimeze bite? bro birizana kuba umubyeyi iyo bikurimo birikora. Kumbwira ngo wabaye umubyeyi ntuzi koza umwana wenda umunsi wa mbere biragorana, kuko ngewe nkibyara nari mfite nyogokuru wanjye yambaga hafi, uwo mwana akamwuhagira, anyereka uko buhagira, anyereka uko bafata umwana, ariko kuba umubyeyi iyo bikurimo icyumweru kimwe uba wabimenya. Uwa mbere niwe wenda banyeretse uko boza, ariko abantu bose ninjye wabiyogerezaga, kuko nkunda no koza uduhinja. Niyo ngiye gusura agahinja akagera igihe cyo koga usanga ndwanira kumwoza, nkakoza nkagasiga nkakambika pampa, kuko nkunda uduhinja. Ndagukomeje. Nurumva hari uravuze abantu ngo ndashaka kubyara. why not? Hari abantu nyine baba ni ukuri akaba yatwita akiri mutoya cyangwa adafite famiye nk'ibyo ngo agirirwe ubuntu bwo kubona umuntu umuri hafi, ugasanga hari amakuru amwe n'amwe baba batazi, nk'ibyo nakubwiraga, ntazi uburyo ari bufate umwana, ntazi ukuntu ari bumwonse. Buriya no konsa bwa mbere birarushya, biranababaza, nabyo birababaza, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe ubuze n'amashereka bibaho. Ese buriya kubura amashereka, wowe wigeze ubura amashereka cyangwa wowe uba uyafite? ku munsi wa mbere amashereka ntabwo ahita aza, kuko iyo ubyaye n'umwana w'igisambo arara arira uwo munsi wa mbere, kuko ntabwo aba afite aba afite kuzibura ayo mashereka, akazibura iyo moko. Noneho wowe icyo ukora unywa cyane kugira ngo nazibura byibuze abone ibiza. Umunsi wa mbere rwose n'umunsi wa kabiri. Niyo mpamvu rero muri iki gihe usanga, ariko ku munsi ya nyuma yaho ngo amashereka aricyo n'ingingo, amashereka ariza. urahirwa rero. Aho ni umugisha nagiriwe. Njyewe abana banjye baba banywa amata, kuko amashereka, none se bagenda nabyibaza niki gituma amashereka atazi. Bakaguha ibikoma, urabizi ko nkatwe mu Rwanda tugirirwa ubuntu, si nk'abantu baba hanze, ukabyara ufite abantu bakuri hafi, bakaguha igikoma, bakaguha icyayi, bakaguha amata, bakaguha amazi, bikanga ukarya isombe, ukarya igitoki, bikanga bakazana igikoma cya rutuku. Mana yanjye we, noneho hari n'ikibampaye kirimo ibikukuru. Igikukuru hari n'ikindi kintu, igikukuru ni umunyu w'ibuye, baba bagira ngo uwo igikoma nukinywa ibisebe biri mu nda bikire, niya na antibiyotike. Niyo se ihurira hehe n'amashereka? Yavuze ngo wabuze ngo amashereka ngo igikoma ngo kirimo ngo gikukuru, sinzi niba nibisura nibiki, hari ibindi bintu, ibindi ntabwo ngembe nta bintu ntanyweye nyine. Icyo bakubwiye cyose uranywa, ugasanga nyine uranywa kugira ngo ubone ayo mashereka. Ariko hari n'igihe ushobora kubiterwa na stress, hari n'igihe menya ariko ubuteye, kuko hari n'abatanywa ariko bakabona ayo mashereka. none se nkanjye niyo ntanywa icyo gikoma, kuba umwana yafunguye umoko, nanywa icyayi, nanywa igikoma, bizana amashereka. N'ubundi ibintu byo kurya, ngo urarya ngo ibisombe, ngo urya ibiki byose, ugenda ubyibuhunga, ibyo kuba ari ukugira ngo wiyondore, kuko uba umaze igihe kinini urya bikubangamiye, uzi kumara kwirira ukumva wicishije icyatumye urya, wayakubika umusa, ariko gutwitaho ukabyara abana, umwubaha abana b'abantu. Uzi gutwita ukamara kurya ukavuga uti reka nirambike, wapi bikanga. Noneho yari kuzuba. Ubu ngubu hari umwana nigeze gutwita muke, ariko Imana izandinde kongera gutwita, niba ibona ko nzongera nkabyara izandinde gutwita, inda yanjye igeze mu mezi 5 ari muke. Izuba ryaraguhabuye. Izuba n'inda, izuba n'inda, umuntu wese wabaza yakubwira ati izuba n'inda ntabwo bigendana. Kuko ujya kwirambika cyitwa ubushyuhe, cyitwa inda yabaye nini, kandi umuntu watwise wenda we ntibirakubaho kubera ugira wenda ingaruka zo gutwita. Noneho iyo utwite urarya ukumva ntuhaga, noneho wamara kurya siwumva ko ubangamiwe, urabangamiwe, ugiye kwirambika biranze, ikatakatisha aho ngaho nko muri karitsiye, uragaruka 30 nabwo wumva igifu gitera ishozi.
bya bindi abantu bavuga ngo ni abantu babiri, ni abantu babiri pe, none kuko hari n'ukuntu byara ugasanga ngo umuntu arabyuka nijoro ajya kunywa ibintu ngo agera gute cyangwa anatwite we ntwite umva. byambayeho. Niyo mpamvu rero mwabatipe mwe mushaka abakobwa b'abamaneke, ugashaka umukobwa atajya arya atajya amara agace ka fanta, uzamwihanganire nubona yatwise nijoro ukabona arabyutse aragiye yarebye mu bisorori ibiryo byasigaye, azumve ko ari umwana we uri kubishaka. umva ntuzamubureminge ngo uvuge ngo ngo madango burya urarya, kuko hari igihe ushobora kurya nk'umutipe wawe akakureba akavuga barampinduriye, cyangwa ni ukuri haba hari byinshi byahindutse mu buzima bw'umuntu, mujye mubyihanganira. None se wabwira iki abantu? Gutwita n'umugisha, gutwita ni byiza. Wasanga turi kubiganira akaba hari umuntu uri kutwumva twise akaba agize ubwoba ngo ibise bizamurya, ngo cyangwa se akaba ari kutwumva ataragira uwo mugisha wo gutwita ariko abiteganya, akaba yakifata kubera guhahamuka. ntabwo rero nta muntu ujya ubyifatamo, kuko kubyara nubwo gutwita, urugendo rwo gutwita no kubyara kugira ngo ubone umwana ni urugendo rukomeye, kandi twese twarugiyemo tubizi ko ari urugendo rukomeye, ariko nyuma yaho uraryoherwa. Niyo mpamvu buriya umuntu udafite umwana Imana izamuha umwana. Umuntu nakubwira ati nta mwana mfite, uzumva uba abaye umutwaro kuri we w'umusengere, Imana izamuha umwana, kandi ikintu cyose azajya akubwira ujye umwumva, kuko buriya ushobora kugira akababaro watewe n'umuntu runaka, wabona umwana wawe kagashira, ushobora kugira akababaro watewe n'ikibazo runaka, waba uri kumwe n'umwana wawe wenda ntigishira ngo kiveho, ariko byibuze mu gihe muri kumwe uhita wumva ari byiza ukishima, kuko nta kintu mu buzima ngewe kuva nitwa njye nabaho, nta kintu cyanshimishije nk'urubyaro rwanjye, kuko kwitwa mama, uzi iyo umwe yicaye hariya avuga ati mama mama mperutse kwicara, umwe agaca hariya mama, undi agaca hariya mama, noneho ndavuga ntabwo kuba umubyeyi ntabwo biba byoroshye, umutoye ngo si we wabihisemo, nahise nceceka ngo si byo wahisemo, narebanye na mukuru we ndaceceka, ntabwo nongeye kuvuga ko bitoroshye, kuko yari amahitamo yanjye, umwana yarabimbwiye ati si we wabihisemo, mpita numva ko kuko ari njye wabihisemo nakwiye no kuvuga ngo ntabwo byoroshye. Abana b'iki gihe barafungutse mu mutwe, niyo mpamvu rero nuko rero kuba umubyeyi ni ibintu byiza biryoha bishimisha umuntu wese, ku buryo nubona umwana w'umuntu ujye umwubaha, uvuge uti uyu mubyeyi yaravunitse, kuko kubyara ni urugendo rurerure, ariko abantu batari babyara ntabwo mbaciye intege, kuko biryoha biryana, hari n'igihe bitagusharira, ntabwo abantu twese inda zitubera, hari abantu zibera be, hari abantu rwose akubwira ati ntabwo nzi, nta kibazo inda yanjye yigeze inteza, birashoboka ko turemye bitandukanye, ariko ntibizabatera ubwoba kuribwa kw'inda, kuba inda yakurya ukabyara umwana aragushimisha. None se sisi ntabwo ujya ubona umuntu inda yariye, nkanjye inda ya mbere yarandiye, we nkumva uwa kabiri nzamubyara nko mu myaka 10, mwese ugira ngo hari imyaka 2 yaciyeho, wapi uhita ubyibagirwa, urabyibagirwa iyo wa wundi yagusekeye, noneho ubuzima burakomeza, ugashiduka n'undi yaje, ugashiduka n'undi yaje, ugashiduka n'undi yaje, barinze bagera muri 4 mbona baza, merci. Ariko inda yandiye ni inda ya mbere, ni inda ya gatatu, n'izindi zarandiye, ariko byibuze zo zakiragamo imiyaga zikandya nk'amasaha 3, 2, ariko izindi zarankomesheje, nizo navuga ngo zarandiye. Ariko kubyara ni byiza, birashimisha, ni ishema ry'umubyeyi, bishimisha ishema ry'umuryango, uba waguye umuryango, ari wowe mama urishima, ari papa w'umwana arishima, ari umuryango urishima, no muri sosiyete barishima. Mwakoze cyane rero kudutega amatwi no kudukunda, mwibuke gukora subscribe, mukore share ndetse na comment. Yes, kandi umutumirwa rwose arahari, igihe cyose muzamushaka muzamubona. Nakagaruka rero, Imana ibarinde. Bye bye.